Ntukagire ikintu na kimwe utekereza kurya nijoro. Nijoro si igihe cyo kurya. Nijoro ni igihe cyo kuganira n'abagize umuryango mwiteguye kuryama. Iyi gahunda yubahirijwe neza, umuntu yakira indwara nyinshi cyane. Beterave ni igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyabijumba. Habaho amoko atatu ya beterave. Beterave ikoreshwa nk'ubwatsi bw'amatungo. Beterave ivamo isukari ari nacyo bayihingira gusa. Hakabaho na beterave ihingirwa kuribwa n'abantu. Beterave irinda kanseri, ifasha amaso kureba neza, ifasha umutima gukora neza ndetse n'imikaya. Beterave igenewe kuribwa n'abantu bari umutuku. Beterave iribwa mu buryo butandukanye, uyikozemo umutobe, uyitetse mu biryo, uyikozemo salade ndetse n'ibibabi byayo biraribwa kuko babiteka nk'uko bateka imboga za epinari n'ibindi. Kuki ari ngombwa kurya cyangwa kunywa umutobe wa beterave? Iki kibazo nicyo tugiye gushakira igisubizo muri iyi video. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro utapfa gusanga ahandi usibye kuri Muganga Desire TV. Ubuzima buzira umuze buri mu biganza bya buri muntu wese aramutse yize neza amahame yabwo akayashyira mu bikorwa. Nkuko buri kintu cyose kigira amahame akigenga, niko n'umubiri wacu ugengwa n'amahame ntakumirwa. Kuyubahiriza bitera ubuzima bwiza, naho kuyatatira bigakurura ubwoko bwose bw'indwara. Beterave ni isoko y'intungamubiri zitandukanye, harimo calcium, fer, magnesium, manganese, phosphore, sodium, zinc, cuivre na selenium. Beterave inoza imikorere y'imikaya. Mu mutobe wa beterave habamo monoxide d'azote, ifasha imikaya kwinjiza umwuka mwiza mu mubiri, oxygene, mu gihe umuntu akora siporo cyangwa indi myitozo. Beterave ifasha amaso kureba neza. Ibibabi bya beterave iyo biteguwe mu buryo bw'imboga ukabiteka nk'uko bateka dodo cyangwa epinari, haba harimo karotenoide z'ingenzi ku maso, kuko mu gihe amaso ahuye n'urumuri rw'ubururu, karotenoide zihita zirinda amaso kwangirika. Beterave ifasha urwungano ngogozi. Kimwe n'izindi mboga zose, beterave nayo yiganjemo fibre zituma imyanda ibasha gusohoka mu mubiri ku buryo bworoshye, hehe n'uburwayi bwa constipation. Beterave ifite umumaro wo gukura uburozi mu mubiri. Muri beterave habamo beterene ifasha mu gikorwa cyo gukura uburozi nk'ubw'itabi mu mubiri, kuko hamwe na beterene uburozi cyangwa indi myanda yirunda hamwe igasohoka ku buryo bworoshye. Beterave yongera amaraso mu mubiri. Beterave ifite akamaro kanini kuko ituma hakorwa abasirikare batukura ndetse ikazana umwuka mwiza wa oxygene mu mubiri wacu. Beterave irwanya kanseri. Mu bigize beterave dusangamo glycine, betene ifite uruhare runini mu kurwanya kanseri ntibashe kwinjira mu mubiri w'umuntu. Beterave yiganjemo potassium. Umunyu witwa potassium ni ingenzi mu mubiri w'umuntu kuko utuma habaho imikorere myiza y'imikaya. Si ibyo gusa, ahubwo n'amarangamutima, emosi yakora neza ndetse binavanaho umunaniro wo mu bwonko. Beterave zikungahaye kuri vitamine C. Beterave zikungahaye kuri vitamine C ifite umumaro wo kubaka ubudahangarwa cyangwa se ubwirinzi bw'umubiri. Muri beterave habamo collagen ifite umumaro wo kurinda uruhu gusaza, bityo uruhu rugahorana itoto. Muri make, beterave ni igihingwa gifite umumaro ntagereranywa biturutse ku ntungamubiri gifite. Beterave ni nziza ku buzima uko wayitegura kose, ikomeza kugira umumaro wuzuye mu mubiri w'umuntu.
ariko kunywa ji yayo nibwo buryo bwiza kuko kuyiteka bigabanya intungamubiri zayo. Dore uko wakora ji ya beterave karushaho kugira imimaro myinshi yo kuvura indwara z'amaso, kanseri y'amara n'igifu. Uyu mutobe urihariye ku ndwara nyinshi tutavuze aha ngaha. Ufata karoti ebyiri, pome imwe cyangwa ebyiri na beterave imwe, byose ubisekurira mu gasekuro keza, ukavangamo ikirahuri cy'amazi ugakamura. Uyungurura neza mbere yo kunywa. Uyu mutobe unywa ugiye kurya ibya mu gitondo, ukongera gukora undi mutobe ugiye kurya ibyo ku manywa. Bitewe n'uko uyu mutobe ukize kuri sodium karemano, si ngombwa guteka ibyo kurya ngo ubihongere umunyu. Kandi ushaka gukira indwara neza, wiha gahunda yo guteka ibyo kurya bitagira umunyu igihe kirekire kugira ngo ingingo z'umubiri zibashe gukorana umudendezo uhagije. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kwivura neza. Wa mutobe uwukoresha iminsi 21 yuzuye. Nyuma y'iyi minsi uwukoresha inshuro 3 buri cyumweru. Nguko uko bavura indwara z'amaso, kanseri y'amara, indwara zo mu bice by'urwungano ngogozi hakoreshejwe umutobe wa pome, beterave na karoti. Menya niba ngibi niba ushaka kugera kuri byinshi. Ikintu cya kane umurwayi wa diabete akwiriye kuzirikana ni ukurya ibyo kurya bihagije ku gicamunsi ahagana mu masaha 9. Aya masaha ni amasaha meza yo kuriraho ibya nimugoroba kuko umubiri uba ugifite imbaraga zihagije zo kunoza ibyo kurya. Iki ni igihe kikorohereza gukora ingendo umaze kurya, kandi inzobere z'ubuzima zihamya ko gukora ingendo umaze kurya bizana inyungu nyinshi z'ubuzima. Gusa kurya ibyo kurya bihagije ntibivuze kurya ukarenza urugero. Ukwiriye kurya ibikumara inzara gusa. Tugeze ku ntambwe iheruka ikunze kugora abantu benshi. Wariye mu gitondo no ku gicamunsi. Ushobora kuba ugitekereza ibyo urarya nimugoroba cyangwa nijoro. Niba ushaka kwivura diabete neza, ntukagire ikintu na kimwe utekereza kurya nijoro. Nijoro si igihe cyo kurya. Nijoro ni igihe cyo kuganira n'abagize umuryango mwiteguye kuryama. Iyi gahunda yubahirijwe neza, umuntu yakira indwara nyinshi cyane zirenze na diabete yaba ari kuvura. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.